TV. Hey guys, ikiganiro ni Block 7. Guys, nizere ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe nge tugiye kubana ni Gigi. Tugiye kubana urubyiruko, ababyeyi, abana, nizere ko turaba turi kumwe. Tugiye tuganira ku bintu byinshi bitandukanye kandi nkunda ko tubana n'ukuri. Tugiye kuganira ku ngingo igira iti: ese ni byiza ko nk'umwana w'urubyiruko cyangwa umwana aba mu rugo rurimo divorce, urugo rurimo intonganya, urugo ruhora barwana? Icyo gihe bya affecting umwana twese turabizi, ariko se nkawe urubyiruko, nkawe mubyeyi, ubiyitwara mute kugira ngo umwana wawe bitaza kumugiraho ingaruka? Guys, rero ndagira ngo tubyumvikaneho neza. Igihe uri mu rugo ufite umwana, yaba umwana muto, yaba umwana ukuze, urubyiruko, twirinde kugira intonganya hagati y'ababyeyi. Ese wowe wa rubyiruko we, wa mwana we, iyo ubonye mu rugo bimeze bityo ubyitwara mute? Ese bigufasha iki? Nyine wumva wabigenza uti? Murajya ku mbuga nkoranyambaga, mutwandikire, mujye muri comment, mutubwire uko mubyumva. Rero guys, njyewe ukuntu mbyumva nkanjye Gigi, ndumva ko abana, mu gihe umwana ageze igihe cyo kwicara akaganira n'ababyeyi, yakwicara bakaganira, bakagira ibyo buzuza, akavuga ati rero mama, papa, aha ntabwo bigenda neza. Nawe mwana wabyumva, bigatuma ugenda nyine ukura, bikaba ngombwa ko wicaza ababyeyi ukabaganiriza. Nawe mubyeyi udukurikiye, hereza umwana rights zose akwiye, kuko ntago kuba umubangamira gutyo biramwafectinga. Kuko iyo tuvuze ngo umwana afite ikibazo, umwana hari igihe atabyerekana. Hari igihe umuntu w'urubyiruko, n'ahandi urubyiruko dushiduka twisanze mu biyobyabwenge, ubusambanyi, za behavior zose tuzi zitandukanye, ugasanga twagiye mu mico itari myiza, cause ababyeyi ntago bigeze baduha urukundo kubera za ntambara zagendaga ziba mu rugo. Rero ababyeyi, tubane, mudukurikire, mukore subscribe, mu liking, byose mubikoreshe, ya comment mubikore, tujye tubana namwe mu bikorwa byose, kuko kubana namwe rega ni iby'ingenzi. Nimwe mbereye hano, nimwe nkorera, mujye muza tubane. Guys, rero iki kintu tukibeho honest. Ababyeyi gatanya ziri hanze aha, namwe bana mumenye gufata inshingano nk'abana, mwige gufata inshingano. Nubwo arega abana b'urubyiruko abenshi bamaze gukura, internet zaraje, ama application menshi wasangaho amakuru. Twirinde gushaka amakuru adakwiye, ya makuru nyine atuma turenga imbibi zaho twagakwiye kuba nk'abana b'urubyiruko. Namwe babyeyi, mwereke urukundo abana. Niba tuvuge wenda papa na mama bashwanye, si ngombwa ko nkanjye umwana mbimenya. Yego mugende mukemure ibyanyu nibyo, ariko ngiye simbimenye, ntiyagire ikintu bya affecting nyine ku myitwarire yanjye, ku myifatire yanjye, ntihagire ibintu bya affecting ku buzima bwanjye. Rero guys, babyeyi bacu, rubyiruko, bana, nukuri turabinginze mugire uko mubigenza, mujye muganira nyine mu bintu byose mukoze, mujye mufata time, mubanze mubiganirizeho abana. Niba hari icyo mwapfuye, yego nimwe babiri, none se niba rimwe babiri, njyewe nk'umwana bijemo nte, njyewe nk'urubyiruko mbijemo nte? Ni hahandi nzavuga ni okay, kujya nirengagize bya bibazo byo mu rugo, za ntonganya za papa na mama, kangende njye mu nshuti. Hanze hari ibigare bibi, ukagenda ukanywa bya bindi utaho umubyeyi ntiyumve reason wagiye muri ibyo biyobyabwenge, muri izo behavior, muri izo nshuti zidafite umumaro, ahubwo akajya kuvuga ati wanduye imico mibi, kandi ntazi ko iyo mico mibi wayikuye mu myifatire yiwe n'umubyeyi wawe. Rero mureke rwose, mujye mutwicaza mutuganirize. Ibitagenda hagati yanyu, yego ni ibyanyu, mujye mufata time mubiganireho, mubikemure. Ngiye nk'umwana ntabijemo, kuko bizamo ni hahandi nyine nzajya muri class nkicara ntahari, ni hahandi nzajya mu bandi nyine ukabona ntago nisanzuye nk'abandi. Kubera iki? Ntago mbona bya biganiro by'ababyeyi, simbona rwa rukundo ruhagije rw'ababyeyi. Ubwo usanga nyine ko tuzi ko ababyeyi b'abamama aribo begera abana, kumwe aza akakuganiriza, nawe yakuganiriza iki? Ntacyo abona, nta rukundo yakwereka, kuko n'uwo bashakanye ntarwo amuha.
so rero mwige gufata inshingano urubyiruko, mwige kugira nyine ibintu mugenda muhindura. Niba iki ngiki kibonye ku babyeyi, fata ababyeyi babo bicaza ubabwira ati ikintu kirambangamiye, kimbangamiye muri buno buryo, singikunda muri buno buryo. Numara kubibabwira nabo nk'abantu bakuru, niba ari abakwifuriza neza badashaka inyungu zabo gusa, bazakwicaza bakuganirize, bumve ikibazo cyawe kandi bazanabikemura neza. Rero niyo mpamvu leta iba igomba gushishikariza ababyeyi kugira ngo umwana ajye mu mico mibi. Hari ababyeyi baba barabigiyemo nyine kubera ko nyine abana barabananiye bakajya kubarega nyine ngo abana baratunaniye mu badufungire, kandi mu by'ukuri ntago ari uko umwana yakunaniye, ahubwo we nuko wananiwe inshingano zawe. N'umwana bifata nta kinabuze, rwa rukundo navugaga rw'ababyeyi aruhabwa, akifata nyine akajya muri izo ngeso mbi. Ntago amakosa yose twashyira ku babyeyi cyangwa kuri famiye, wapi. Hari n'abana bazira ibigare bibi, gusa ibyo bigare bibi twibuke ko ibyo bigare bibi byose bihurirwa nabo ku ishuri. Ubaye utasuye umwana ku ishuri se, ubaye utamuganirije ngo umubwire ati ibi ni bibi, azabimenya ate? Ntago azabimenya nutabimubwira. Rero niyo mpamvu dusaba kwicaza abana tukabaganira, ntitubajajinge, kuko iyo uganirije umwana nyine umujajinga biba bibi. Kandi nawe mwana iyo ugiye kubwira umubyeyi, ntago umubwira umwereka ko hari ibyo umaze kugeraho, oya umubwira nyine nk'uri kugisha inama, kuko ababyeyi ni abantu bakeneye respect, nibo bantu badufasha kutugeza kuri goal zacu. Ariko nyine ukagenda wiyoroheje ukamuganiza, niba ari ikintu kitagenda imwicaze umuganirize, muganire neza nk'uko wafata best friend wawe ukamubwira ngo iki kintu kirambangamiye, akaba ariko wagenda ukabwira umubyeyi wawe, ukamwicaza ukamufata nk'inshuti, ukamwiyegereza nk'inshuti yawe magara. Ukuganira na wa mwana cyangwa wa muntu mugendana school, akaba ariko wicaza umubyeyi ukamufata nk'inshuti yawe, inshuti magara. Namwe babyeyi, abana mwige kubagira inshuti zanyu, mwige kubagira inshuti zanyu, mube close nabo kugira ngo biyumve mu rukundo rw'ababyeyi. Mwakoze kubana nanjye, nge mwari kumwe ndi Gigi, mwakoze kuba hano. Ikiganiro ni Block 7 on TTV. Mudukurikirane, share, like, comment, byose birakenewe. Bye. On TTV.